raporo nizimara gutangwa ku mwana wa 16 wageze mu irogi ari kumwe n'umugabo, ngira ngo igaruriro riragenda rigabanuka. Uyu mugabo arimo arakomanga rwose 25 cyangwa 15 uko byamera kose. Uyu Sibo Emmanuel, bivugwa ko uwo mwana yaba yarabanje gusaba uwo mugabo miliyoni 5, ariko nibiba bibaye ari biyo yasabye umugabo miliyoni 5 akabaza agaciro ka miliyoni 5 ari mu wa kabiri segonderi, byaba bivuga nidutera imetero zikagera kure, byaba bishoboka ko uyu mwana nubwo yaba akiga yaba yarabigize umwuga nubwo akiri muto. Niba akanyuma kuba ko kareba mineri, ndavuga nigengesereye, nibivumburwa ko uwo mwana w'umukobwa yaba yarasanzwe akiri izo diro zo gutega abagabo akabaca amafaranga na nyina agahita yinjira muri game, ubundi umwana wawe umubyeyi nyamubyeyi, umwana wawe wumvise ko bamufatanye n'umugabo mukuru wubatse, umwana wawe afite 16, cyambere urarira ukajya ku murenge ugasiribanga ibirenge ku murenge, cyangwa ukajya bese ukarira mu muhanda, ababyeyi bagenzi bakaguhoza bati ihangane ntago bamwangije, ariko guhita utekereza amafaranga ntago byaza umunsi umwe. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi bakaregera Omar Pano, twongeye kubasuhuza tubifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2025. Twizera ko ko mwarangije wa 2024 muza mu wa 2025 tuzawubanamo neza, kandi mu mwaka w'uburumbuke, umwaka wo gukora, umwaka wo kwiteza imbere, umwaka wo gusevinga, umwaka wo kubaka umuryango, byose ibyiza byose bizabagereho. Ntabwo bimenyerewe rero nubwo ubushize nabwo umwaka ugitangira ikiganiro cya mbere nacyo nagikoze bwije, n'ubu noneho ubwo turi gukorera ku itara ariko ku mpamvu zihutirwa. Hari udukuru ducaracara ntari butindeho. Agakuru k'umwana wo muri umunyeshuri wo muri kaminuza wavuze ko internet ari nkeya none ngo akaba ari gushakishwa. Nakurikiranye ari abanyeshuri ari abandi bari mu karere ka Huye, barambwira ko uwo mwana atari kuboneka.
uko byamera kose azageraho. Nibaza ko gutanga amakuru y'uko ibintu bitameze neza, ankuru umuntu wiga muri kaminuza ahubwo abayeho atavuga ibitagenda, sinzi uko icyo yaba yigira. Indi nkuru ntari butindeho ni yo mu karere ka Gicumbi, ngira ngo umurenge wa Byumba Nyamabuye, aho bavuga ko inkuru twabonye ku Ishingiro, kuri radio Ishingiro, aho umubyeyi yambuye umwana we umugabo. Nuvuga ngo ni umugore usangira n'umwana umugabo. Ubwo ndabyita ngo iki? Yes. Cyangwa se umupapa yambuwe umugore n'umukwe we. Ubwo mubyumve, umugabo na sebukwe basangira abagore. No, basangira umugore. Kuko umupapa we ntago ahuriye n'umwana we, ahubwo umukwe we wari utunze umukobwa we, ubu none watunze uwari umugore we. Iyi nkuru nyumva nubwo yasaga naho inkoraho cyane, ariko mgiye mpita simbuka nkatera imetero. Umuntu w'imyaka 42, umugore niko bavuga, w'imyaka 42, afite abana 5, arashyingiye, none agezaho kwirukana umukobwa we mu nzu akayimusimburamo. Icyo nshaka kubivuga nuko ubundi urumva biba byatangiye kare kugira ngo kuri 42 kugira ngo ubushingiye bivuze ngo wabyaye imbereho gato, niko nabivuga. Ntabwo ari 21, ubwo nawe n'umukobwa afite 21, ariko nanone urumva uwo mukobwa we atangiye umuruho hakiri kare. Noneho kwamburwa umugabo na nyoko. Amahano aracyakomeza, ariko ibyo ni amahano. Nubwo ukurikije uko uwo mugabo, ngira ngo yitwa Jean Claude, umukwe watwaye usigaye abana na nyirabukwe, yimanya amakuru avuga ati ntacyo mbiziho, mubaze nyir'ubwite. Ariko ubundi kera bene bariya bana bahaga imiti, babateraga icyuhagiro, ngira ngo. Ntabwo rero ibyo ndi bubitindeho. Impamvu ari inkuru iri kuvugwa mu karere ka Rusizi, umurenge wa Bugarama. Kariya gace twakunze gukoraho ibiganiro ku bibazo bikunda kuhaba, ubugambanyi. Mwumvise nababwiye umushoferi bafatanye magendu, akajya ku musozi agahirika imodoka irimo umukozi wa Rwanda Revenue n'umupolisi, kugira ngo n'umupolisi bimviramo no gufungwa. Mwumvise aho abaturage bigeze guca umuhanda ngo imodoka ya Rwanda Revenue idahita. Abagitifu benshi baciye muri uriya murenge niko bagiye bahagirira ibibazo. Uhereye kuri witwa Gatera, abaturage bagiye kurega ngo yabaguriye ibirombe ku mafaranga makeya, ngo noneho simerwa imuha menshi. Ibyo bintu yarabiburanye, sinibuka uko kesi yari iteye, arabifungirwa, ariko araburana, aratsindagirwa n'umwere, ngira ngo n'ubu ngubu n'umukozi mu karere. Hariyo ngira ngo uwitwa Rukazambuga Gilbert, nawe yabaye gitifu uwo murenge, we ni naho avuka, ariko we nta bibazo bikomeye yagize. Ahubwo undi witwa ngira ngo Viateur nawe yahavuye afunzwe, afungwa azira ngo hari umuturage yari yashatse gucaho amubwira ngo amusabire inguzanyo ya 2 cyangwa 2 n'igice mu murenge Sako. Hanyuma umuturage abibwira abagenzi be, baravuga ati ahubwo jya kumurega, ajya kurega gitifu, arabihanirwa. Ni byinshi bivugwa muri kara gace biba birimo utuntu tw'udutego. Kuri iyi saha rero, umugabo witwa Sibomana Emmanuel w'umucuruzi mu Bugarama, ufite n'akavuriro, kuri kino cyumweru yaraye mu maboko ataraye, ariko umanza ashobora kuba yararanye n'amashuka yiriwemo, niko nabyita. Kuko ngo bamufatiye mu amakuru aturuka mu Bugarama, avuga ko bamufatiye mu kabari bita VIP, bamufatana n'umwana
w'umumineri w'imyaka 16 wiga segonderi mu wa kabiri ku kigo bita Saint Paul groupe scolaire Saint Paul Muko. Hanyuma inzego ziramujyana, twagerageje kubaza inzego zibishinzwe ntago zatuvuga ko zikiri mu iperereza no kwegeranya ibimenyetso, ariko igihari Sibo, uyu bakunze kwita Sibo, ngo arumaze n'iminsi asa naho yavunitse, ntabwo yarayiwe no kuri uyu wa mbere simpamya ko arariwe. Bivugwa ko bamujyanye kubera bifatwa ko yasambanyije umwana utagejeje imyaka, bamujyana n'amashuka yari muri icyo cyumba, ariko umwana we bivuga ko we nta cyaha yari afite, we yatashye. Gusa twoherejeyo abanyamakuru baturebere batumenyere ukuri kw'impamo. Amakuru barayabura, ari ku kabari byabereyemo, babura abashobora gutanga amakuru. Zacyashakisha umuryango w'uwo mukobwa twumve icyo ababyeyi babivugaho, nitunashobora nitubona n'abarimu cyangwa abayobozi b'ikigo umwana yigagaho nabyo dushobora byadufasha, ariko nibitanaba byanze bikunze bizamenyekana mu rukiko, tuzamenya igihe bazaburanira twumve uko byari byifashe. Gusa hagati aho, mbere yuko nza kubabwira intandaro ya byose uko inzira yagenze, hagati aho hari n'imishyikirano iri gukorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo mvuze bumwe cyangwa ubundi ishobora kuba direct. Umuryango wa Sibo n'umuryango wa mukobwa hari ibiganiro barimo. Umukobwa biravugwa ko nawe n'umugabo wa Sibo nabo hari indi mishyikirano ibiganiro baba baragiranye bijyanye no kugira ngo bahanahana amafaranga, idosiye igira ubundi buryo inyuzwamo. Hari n'ubundi buryo, impamvu nayivuze ubundi buryo ni uguca ku bandi bantu, abahuza, inshuti z'umuryango, ry'imiryango yombi ikabahuza. Ariko ikigaragara cyo byamaze kugera mu nzego, raporo nizimara gutangwa ku mwana wa 16 wageze mu irogi ari kumwe n'umugabo, ngira ngo igaruriro riragenda rigabanuka. Uyu mugabo arimo arakomanga rwose 25 cyangwa 15 uko byamera kose. Uyu Sibo Emmanuel birimo biragana, kuko nibimara kuba officiel ntazaba akibicitse mu cyumba n'umwana utagejeje imyaka 18. Imishyikirano iri kuba iya mbere, hari ibivugwa ko uwo mwana yaba yarabanje gusaba uwo mugabo miliyoni 5 mu metero tugomba gutera. Bibaye ari byo, tugomba gutera imetero kugira ngo ibintu bigeraho ukuri kuzageraho kujye hanze, ariko tugaragaza ko hari aho kwaturukaga. Umwana wa 16 wo mu wa kabiri segonderi mu Bugarama winjiye muri rogi zifatanye n'akabari, bivuze ngo yageze muri rogi yaciye mu kabari, noneho akaba ageze azi no kunegosiya amafaranga, akavuga miliyoni 5. Ubundi umuntu wa 16, abakobwa bo mu cyaro, abazirindazi wenda zina capati na bombo, ku buryo wenda kabije saba 1,000. Ariko nibiba bibaye ari biyo yasabye umugabo miliyoni 5, akabaza agaciro ka miliyoni 5 ari mu wa kabiri segonderi, byaba bivuga nidutera imetero zikagera kure, byaba bishoboka ko uyu mwana nubwo yaba akiga yaba yarabigize umwuga nubwo akiri muto. Kubigira umwuga yaba byigishwa na bagenzi be bakuru kuri we cyangwa n'umuryango we, sintinya kubivuga. Ushaka gusanga atari n'ubwa mbere. Nizo metero tuzatera. Abanyamakuru noherejeyo nibatazitera ngo zigwemo, nanjye nzigirayo. Tubanze tumenye ese uyu mwana n'ubwa mbere yaraje muri izi rogi, ese uyu mwana n'ubwa mbere yaba
ashatse yaba ashatse indonke aciye mu bagabo kubera ko atagejeje imyaka? Ese umuryango we ubayeho ute? Asanzwe azwi ati mu banyeshuri bagenzi be nabo tuzaganira. Nuko miliyoni, umukobwa ati miliyoni 5 ni biri kuvugwa, umugabo ngo akavuga miliyoni 1 n'igice. Urabisibye bivuyeho. Aha, ubwo ibiganiro, ubwo cyabanje kiri kuvugwa ni icyo hagati y'umwana n'umugabo bari kumwe mu cyumba. Ariko nitubasha kuganira n'abakozi muri kano kabari n'abayobozi bako, tuzamenya uburyo umwana uko yaciye kuri gate, niba yarabanje muri bingaro, niba yarabanje kuri kontwari, niba yarabanje no kunywa inzoga, kuko ibyumba akenshi bikunze kuba ahasa nko mu gikari. Mbone rero no kubwira abantu benshi ko amarogi afatanye n'akabari ni aho risk. Simvuze ngo business zabo zipfe, ndahazi henshi biba bimeze gutyo, ariko amarogi afatanye n'akabari ni muri risk. Urumva abantu baba bazanywe na twishi, akanywa icupa ariko wenda afite ikindi ari kureba. Nyuma y'ibyo indi mishyirano yabaye, uko ndi kubyumva, nyina w'umwana we yahagurukiye muri miliyoni 4 azisaba umugore w'uyu mugabo. Urumva ko umwana yaciye menshi kurusha nyina. Bivuze nk'umwana azi agaciro k'amafaranga, azi na risk, kuko kugira ngo umuntu umuce amafaranga menshi no kuvuga ngo nutayampa uzafungwa imyaka ingana gutya, ngo barabizi ku myaka 16. Hanyuma nyina w'umwana agasaba miliyoni 4, umugore w'uno mugabo akemera 1 n'igice nk'iyo umugabo yavugaga. Niba ari yihari simbizi, ariko bombi bahuriza kuri miliyoni 1 n'igice rukagigira. Kandi ntabwo nyina w'umwana mu gusaba miliyoni 4, ikigaragara cyo yashoboraga kuba yakwemera na make kuri ayo, ariko bivuze ko nawe afite abajyanama bagomba kugabana kuri ayo mafaranga. Urumva ko umugabo yabaye iboro kandi aramuvamo tu. Iyi nkuru izakomeza, ni mu maseri. Yavamo tuzakora ikiganiro, yaburana tuzakora ikiganiro, na mbere yo kuburana tuzakora ikiganiro ku kabari byabereyemo, n'iwabo w'umwana w'uwo mukobwa, no mu rugo rw'uwo mugabo. Aho hose niko tuzahakoraho ibiganiro kugira ngo abantu babyumve. Nyuma yaho ibindi biganiro ni hagati y'abakomisiyoneri. Abakomisiyoneri bashaka guhuza umuryango w'umugore, umuryango w'umugabo, kugira ngo utange amafaranga bemeranywa, ubahuze n'umuryango w'umwana kugira ngo bakire abonetse, ubahuze n'abandi. Ariko n'uwo mukomisiyoneri nawe aravanamo 10 na za miliyoni 5 zizarenga, kuko niba zitarabonetse zigomba kugabanywa n'abantu, ari umwana uzifata akazishyira nyina. Ariko ubwo naho mwumvemo na ya parente, uwo mubyeyi ushobora kubona umwana azanye amafaranga angana gutyo, azi ko ntaho akora, yiga mu wa 2. Okay, uwo mubyeyi ujya mu mishyikirano kugira ngo abone amafaranga ku mwana we waba yakoze imibonano mpuzabitsina kandi akiri mutoya, nabyo harimo ikindi kibazo abantu bagomba kwigaho. Hanyuma ubwo abakomisiyoneri nabo baracyabirimo mu gihe n'inzego zikomeza akazi. Umupango rero biravugwa ko uyu mugabo yapangiwe. Mu gupangirwa ariko nawe abifitemo uruhare. Byagenze bite? Mu cyumweru gishize uko bivugwa, Noheli ikimara kuvamo gatoya, uyu mugabo yagiye muri kano kabari ari kumwe na bagenzi be bagera muri 3-4. Baricara baranywa, bacuruza. Harimo umwubatsi, nka entrepreneur cyangwa umuntu ukora ibiraka byo kubaka.
ufite izina ritari irikristo. Baricara basangira ibiganiro, basangira agacupa. Abagabo benshi nkunda kubivuga, abagabo benshi bahanahana amabanga yabo, kandi narabivuze cyane cyane ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ntawe uribika ngo rihere, birangira rimeneye bagenzi be. Uyu w'umwubatsi rero ufite izina ritari irya gikristu yari afite diru, nubwo yari yicaranye na bagenzi be basangira icyo kurya n'icyo kunywa, kuri telefone hari uwo bavuganaga, yarimo avugana n'intuza n'agakwavu k'ishyamba kagomba kuza. Karaza kahageze, yavuganaga n'umugore kwa bagomba kuremerana, kugirana urugwiro, guhuza urugwiro. Umugore ahageze, umugabo aramubwira ati, ubwo yari yicaye yamaze gufata icyumba nimero 3 cyangwa 5, amwandikira kuri WhatsApp ati, wowe genda ujye muri bwira uwo mukobwa kwereke muri 5, kuko uwo mukobwa nawe twagerageje gushaka kumuvugisha, ariko tuzamuvugisha ntabwo azadukwepa inshuro zose. Wa mugore aragenda, umugore mukuru wujuje urengeje 18, ajya muri cya cyumba umugabo yamubwiye. Wa mugabo nawe ko yarazi ko ari gushangira n'inshuti abantu bakorana, avuga ati, rero excuse mumbabarireho gatoya, mube mufata icyo kunywa ndagaruka mu kanya, ngiye muri chambre, muri kangahe, muri 3 cyangwa 5, ngiye muri chambre, hari umuntu uje kundemera. Ati sawa, ati bonne chance. Aragenda. Akimara kwihina mu cyumba, babandi asize, umwe muri bo nawe yandikira umugore wa mugabo kuri WhatsApp ati, umugabo wawe ari mu cyumba cya 3, ari kumwe n'undi mugore. Ate se nibyo? Ati ha. Nyamugore abafatiyeho ikubagaho, araza atera agatebe ku muryango wa cya cyumba, akurikirana byose, 1 2 3 araho adakoma, yashinze iryinyo ku rindi. No, umugabo arangije asoje akinguye, asanga umugore ku muryango. Umugore ati, simbifatiye. Naho umugabo, rwose ntacyo mpinduraho, ukora icyo ushaka, byarangiye, byabaye, wakwiyahura, wahunga, wakwahukana, wagira gute, ntacyo ndenzaho. Nuko basa naho batangiye gusa naho bashwana, ariko abantu baraza barabahuza bidasakuje cyane, ko yari mukuru. Birangira umugabo n'umugore batashye. No, umugabo agaruka muri bagabo bagenzi be, baramuhumuriza, bamugikwera ibyari bimaze kuba, ariko umugabo nawe akubita agatoki ku kandi, nta wundi ubivuze, ari muri mwe. Hanyuma uwo mugabo mu gukubita agatoki ku kandi ati, nanjye nzabishyura. Ngo inzigo y'inzoga ihozwa indi, niko bavuga mu Kinyarwanda. Ati, ugenge. Asiga ashandikishije muri ka kabari ya marogi, avuga ati, umwe muri bariya bagabo uzajya mu cyumba muzampamagare, nzanabishyura. Nuko ejo rero ku cyumweru uwo sibo aba ari ugwa mu kamashu. Icyo tutaramenya, ese byarapanzwe ko n'uwo mwana yari kuri gahunda. Urumva we noneho wa wundi ufite izina ritari rya wa wundi ufite izina ritari irikristu, umugore ni umugore wamwifatiye, kandi amufatana n'umugore ukuze. Noneho mu kwihimura kuri bagenzi be, uyu sibo we afatwa n'inzego, kandi zimufatana n'utagejeje imyaka. Urumva? Abantu bazi guhana kweri. Ibi
icya ni 25 yewe nuko ejo ku cyumweru rero umwana baraje arinjiye mu kabari agera muri logi icyumba. Uyu mugabo rero witwa Sibomana Emmanuel aba yinjiye muri cya cyumba. Ubwo akikigeramo akimara kuvuniramo urufunguzo, ba bakozi ba hahandi bafite mission na wa mugabo wafashwe n'umugore bahita bamuhamagaye we kwako sinzi cyamubwiye ko ari akamineri, kuko ntabwo ari guhamagara inzego azi ko ari umukuru urimo, nawe arabizi ko uwujuje imyaka atari ku ngufu nta cyaha cyari kirimo, ahita ahamagara inzego. Iyo aza kuba ari umugore mukuru yari guhamagara umugore wa mugabo, ko yarahamagaye inzego nuko yazi ko iri gukorwa ari icyaha gihanwa n'amategeko, kurusha ko we icyo yakoraga cyari icyaha ku Mana, ku basenga, ariko mu mategeko y'u Rwanda nta cyaha yari bakora. Ukuntu rero yamenye ko uwo Sibo ari mu cyumba n'umumineri, niho njyewe nteze metero nkavuga ngo either abo yahaye akazi nibo bamenye imyaka y'uwo mukobwa, cyangwa se n'uwo mukobwa akaba yari kuri gahunda, ari imipango kugira ngo either uyu mugabo bamwaka amafaranga cyangwa se afungwe ya myaka iteganywa n'itegeko. Ibyo byose turacyatera imetero, niyo mpamvu mvuze ntireka mbibagezeho hakiri kare. Nuko baramagara ejo, sinzi match Olivier, match yabaye ejo ni Manchester, ejo hari match nanjye nayirebye. Yes, nanjye narayirebye ndi muri sauna. Iriya match kirangira nibwo imodoka y'urwego yaje gufata uyu mugabo, baramujyana n'umwana n'amashuka, ariko umwana wenyine birumvikana. Ubwo igisigaye no gupimwa, ariko ni bashobora no kuzapima ayo mashuka simbizi babirimo. Nuko umugabo aragenda, aho tubimenyeye abari hariya bitubwira, tubona amakuru ko atarayiwe, cyanze bikunze arimo ko ataraye. Ariko isomo ririmo d'abord abagabo kumenya aho tubitsa amabanga aho tubitsa amabanga, ariko akageso ko gupangirana si ubu bwa mbere kavuzwe. Yewe ngira ngo muri baba gitifu nibagiwe mundi witwa Jerive, umundi witwa Jerive nawe bapangiye ibijya kumera nk'ibyo, ariko bigaca mu mishyikirano, mu buhuza inshuti imiryango, ariko ibitendo bijyanye no kugirirana no gupangirana, kugirirana imigambi itari myiza muri kiriya gice bisa naho bihahora. Ubwo no kugira inama abayobozi baho ngira ngo ubu none hariho gitifu AI n'abazamusimbura n'abandi bo mu zindi nzego. Nababwiye n'ukuntu bigeze gupanga indaya zikavuga ko zakubiswe n'irondo na patrouille, wari ukuriye iyo patrouille akahahurira n'ibibazo. So rero bizasaba ngo nibyo nkunda kuvuga, ese imiyoborere ya Bugarama y'umurenge wa Bugarama ni nk'iya Giheke ni nk'iya Gikunda mvura. So bisaba rero birasaba ngo abaturage bateye gutyo. Ubuje twarimo tuvuga ukuntu umuturage yatoye abantu akajya gutera urugo rwa gitifu, ibyo si ibintu bisanzwe. Tuvuga wa wundi wagiye guhirika imodoka irimo afandi n'umukozi wa Revenue, tuvuga birasaba n'ibindi. So uyu mugabo rero byanze bikunza zawunera, ari mu mazi abira, ariko niwe yabigizemo uruhare, ariko intandaro irava ku kuba
iyo table wa mugabo yasizeho abantu wa undi w'umwubatsi ajya mu cyumba, iyo table igahamagara umugore we, bikarangira umugore aje, hanyuma umugabo nawe akihimura, noneho mu kwihimura kwe umugabo bamufatanye minere, ari amafaranga aramuvamo pe, kandi byageze mu nzego aranayatanga apfa ubusa, arayaha nyina w'umwana, ariko inzego ntibibuza gukomeza gukora. Rero ni ukuvuga ngo navuga ngo iki, biracyakomeza ni amaseri ntabwo turacyari kuwa mbere muri iki cyumweru kirarangira tubashije kubona nibura at least abo muri kariya kabari, cyangwa se umugore w'uno mugabo, cyangwa se iwabo w'umukobwa, cyangwa se inzego zabishyize hanze. So murumva rero ko ibintu ni ntago biba byoroshye, cyane muri kariya gace. Nta cyumweru cy'ubusa, ahubwo buriya bizasaba ko abanyamakuru bacu tuhagira, apana kuvuga ngo umuntu akora Rusizi yose, aya Bugarama yonyine ko umunyamakuru wahajya ntago yamara icyumweru atabonye nibura inkuru ebyiri zidasanzwe. Ibyo nta nubwo nzongera kwemera ko gutaha Kamembe, agomba kuba Bugarama ndani, wenda hari twizera ko hari icyo byakosora. Wani abantu kumenya abo bizera, ibangura ribitse uwuhe ureke nde, icyo ni kimwe. Icya kabiri, izo ngeso zo gupangirana kubika ibanga. Icya gatatu, no kujera ubwo buntu bumeze nk'ubugambanyi, niko nabyita, solidarité négative nayo ikaba yagabanuka. Niba akanyuma kuba ko kareba mineri, ndavuga nigengesereye, nibivumburwa ko uwo mwana w'umukobwa yaba yarasanzwe akiri izo diro zo gutega abagabo akabaca amafaranga, na nyina agahita yinjira muri game, ubundi umwana wawe, umubyeyi nyamubyeyi, umwana wawe wumvise ko bamufatanye n'umugabo mukuru wubatse, umwana wawe afite 16, icyambere urarira, ukajya ku murenge ugasiribanga ibirenge ku murenge, cyangwa ukajya ukarira mu muhanda, ababyeyi bagenzi bakaguhoza bati ihangane ntago bamwangije, ariko guhita utekereza amafaranga ntago byaza umunsi umwe. Baravuga ati umwana wawe bamufatiye muri roge n'akanaka, murampa miliyoni 4. Atari nawe, atari uwo mubyeyi, aba afite abandi bajyanama. Ibyo rero nabyo byakabaye ari ibintu bicika muri societe. Ntago umwana ari uwo gucuruzwa, yangijwe, amategeko akora akazi, ariko guhita utekereza ku mafaranga. Icya kabiri, ese niba yamuha izo miliyoni 4 naramuka azifasha, ubu uriya mukobwa azajya amara ukwezi nta wagushije amafaranga. Niba yatanga agashira, nyina azajya avuga ati ko amafaranga yabuze. Ibyo nabyo bigomba gucika n'abateye gutyo. Ibi bintu ndabyibuka kera, mbere ya 2005 gusubiza nk'icyenda 7 cyangwa 8, hariho n'abagore ubwabo babipanga n'abagabo babo. Madame, urabona inzu dufite mu mudugudu shigaje gukingwa, ntisakaye neza, nta profilimo, genda kira kigabo kigutereta, genda ntimukinge, turakubita urugi nitugifata gisinye sheke ya miliyoni 3 twubaka inzu. Byarabaye. Abakurikira bino biganiro hari ahantu ntari buvuge, ariko hamwe ni mu majyaruguru, ahandi ni mu burasirazuba, hari abantu bagiye bagwa muri iyo mitego pe. Hari abantu bakinaga bene izo, ariko zirashaje, ubu barabiretse. Muri ibyo bice ndi kuvuga barabiretse. Ariko niba hari aho bikiri vraiment, ubu ni umuco mubi, ni ukwihindura igicuruzwa, harimo nakwita gukira, ariko n'ubugambanyi burimo. Afazari amafaranga uyasabye mbere, ko turabizi ndangamirwa ku muhanda, mu Migina, Cosmos, Gashirwe, cyangwa se ku Mukoni, mu makaritsiye abamo indangamirwa, abantu benshi bagiye bazi ko bari bwishyure, ariko kugenda ariko ibyo kwishyuza gutegana abana cyangwa abagore bafite abagabo, hakaza kuzamo ubwishyu busa naho nabyita nk'uburiganya, aba ari nk'uburiganya ufite, kuko ntago urishyuza kandi ntago mwavuganye ibiciro mbere.
urishyuza ibiciro mutavuganye mbere. Ni umuco utari mwiza, ni umuco utari mwiza. Urumva bishobora kuba hari aho bikiri ariko bigomba gucika. Ibyo rero ni nabyo biteza ntuza amakimbirane mu miryango. Ubwo nuvuga ngo nk'umuryango w'uwo mwana n'uwo mugabo kugira ngo izahure izabane ni ikibazo gikomeye. Ariko abantu bose ndavuga guke, ikigaragara nuko hari sosiyete zigifite ikisi ndanga gukoresha ibiremereye ngo bititwa gutukana, ariko zikirimo abantu b'imyitwarire mibi. Kuki umupango nk'uwo upangwa kugeza ugezweho? Ese kuki uriya mugore bamubwiye ati umugabo wawe araha, akahita aza ikubagahu, ntavuga ati n'ubundi arava muri icyo cyumba atahe azi iwanjye? Ariko nk'ibyo finalement kuki tutagera bene aho hantu? Ya resilience, ya tolerance. Kuki umugore bamubwira ngo ari muri rogi, ariko haruwonzi bigeze kubibwira ati icyo nzi nuko ataha hano, iyo rogi ntarayiraramo, arashyiraze kandi araza aguma ari umugabo, aguma ari papa w'abana. Wenda ashobora kubaza ati ese waguye mu mutego ute, byagenze bite, wabuze iki, wamburanye iki, ibintu nk'ibyo. Ariko umugore babwira ngo umugabo ari muri rogi ukaza, ese abantu ntibashobora no kubona ko hashobora no kuba havamo n'imirwano, yavamo n'impfu? Kuko icyumba kirimo abantu babiri, wowe uri ku muryango uri umwe, ese bakinguye bakakwinjizamo ababyeyi babyaye bakobwa bakowe. Turacyafite sosiyete irimo byinshi byo gukosorwa, ariko ari abagabo kureka guheheta birabagoye kubireka, ari abagore nabo. Ikibazo rero none ahantu harimo n'icyitwa kugambana, gupangira umuntu, kuko byanze bikunze nabyo tuzabiteramo imetero. Uyu mwana yahamagawe n'uyu mugabo, cyangwa umwana yari asanzwe atega aho, ese aka kabari n'ubwa mbere bihabaye? Izo nazo ni izindi metero tuzatera. Uyu mwana ushobora gusanga yari asanzwe ahategera, babizi ko atagejeje imyaka, ariko kubera ko wa wundi ufite izina ritari rya gikristo yasize akazi, wa mugabo ahita agwa mu mutego. Ngira ngo mu kugenza iki cyaha, nubwo ntacyo byakongeraho niba barageranye mu cyumba, upfa kuba mukozeho, upfa kuba mugejeje mu cyumba ugakinga atagejeje imyaka, byo already icyaha, zone y'icyaha uba wayigezemo. Wakwinjiza utakwinjiza, zone y'icyaha wayigezemo. Ariko ku nyungu zo kugira ngo na sosiyete imenye ukuri, kureba ese muri telefone ya Sibo umwana babonanye bate, yaramutumije, gahunda bayipanze igihe kingana gute? Ariko niba yamuboneye aho ngaho, bivuze ngo byanze bikunze n'ubundi hari uwo yari kugwaho. Dr. Murangira nuko ndavuga ngo imbeba bayitegera kuki ikunda kurya. Bivuze ngo ushobora gusanga Sibo atarararanye gahunda yo kujyana na Mineri mu cyumba, ariko wenda igitekerezo cyo kujya mu cyumba cyaraje ari muri ako kabari. Noneho wenda agahamagara abakozi baho ngo ati wenda ntimwashakira ibintu nk'ibyo, none bikarangira bamuhaye wa wundi utagejeje imyaka kuri ka kazi wa wundi yasize. Aho rero murumva ko bigoye, aho biragoye. Iyo ni sosiyete nyine igoye, ni inguguzi, niko bundi voilà le terme, ni inguguzi. Bene iyo sosiyete ni inguguzi bamo bene ibyo gupangirana umugabo kuri mugenzi we. Finalement kadutegereze turebe nibiba byo, nibimuhamani 25 ntizabura. Ariko turacyatera izindi metero kumenya uko byagenze, uko umwana yageze muri ako kabari, uko yageze muri rogi. Ese uyu mugabo yaramwizaniye, ese yarahamusanze, ese babipanze igihe kingana iki, ese yabaziranye n'ababyeyi b'uyu mugabo, ese wa wundi nyagupanga akazi aziranye n'ababyeyi b'uyu mwana, ese ni ubwa mbere uyu mwana bimubayeho, ese ni ubwa mbere ababyeyi be baba bashatse amafaranga akomoka ku byaha byakorewe umwana wabo.
barara sosiyete. Reka tubitega amaso uko byamera kose. Iki cyumweru kirasha tubashije gutera indi ntambwe, tumenya aho bigana. Naba yatashye tuzavuga, naba yaburanye tuzavuga, naba kirimo nabwo tuzavuga, tuzaganira abo bantu bose bafite aho bahurira n'iyo dosiye kugira ngo tubashe kwigisha sosiyete. So mwakoze cyane rero, ndakomeza gushimira abafatanyabikorwa bacu, Niyo Travel, Ikaro Plaza, Jakana Budding Tours, hari n'abandi bagomba kuza muri kino gihe cya vuba, na Mwarimu Clement. Abo bose n'abafatanyabikorwa twasozanyije umwaka wa 2024 kandi tugikomezanya n'uwa 2025. So turabakunda pe, turabakunda kandi tumaze ku 37,000 by'abantu beza bazima bajya inama, bavuga bajya inama yo gukosora ibitagenda kandi bagashima ibyakozwe neza. So mwakoze cyane.